neza. Harabini dry. Ndavuga ngo nzavugira Imana, ndavuga ngo kandi nzayivuga neza. Irahagurutse ije kugushyira mu mahoro. Iravuze ngo nonaha uyu munsi Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Nawe je impundu zizavuga ejo amahoro mukozi w'Imana isumba byose. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti z'umusaraba. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ikaze kuri Betfade TV ndetse no kuri Zabriandre TV kugira ngo utangire usenga numara gusenga kugezaho iby'Umwami Imana gwaye kutugezaho. Urakoze cyane kumpa ikaze kuri aya macano. Iyi ni imiyoboro Imana yatanze kugira ngo abantu baharuhukire, Uwiteka nahabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni Immaculée Nyirabizimana, ndi umugore nubatse urugo, mfite umugabo umwe n'abana 4, ndi umukristo, ndakijije. Umwete wo kweza abantu no kubatunganya. Ijambo ry'Imana niryo rituma tubaho. Alleluya. Ijambo ry'Imana rituma abantu barama. Ijambo ry'Imana rituma abantu bagubwa neza, imitima yabo ikanezererwa Imana. Muri iri jambo ry'Imana reka turyinjiremo. Ijambo ry'Imana ndarikunda, hari impamvu intera kurikunda. Nzi ahantu Imana yahuye, hari ahantu hakomeye Uwiteka yankuye. Ubu mba ntarapfuye, mba naribagiranye, ntago mba nkibuka. Ariko Imana imaze kungirira ubuntu, nigeze mpiga umuhigo. Ndavuga ngo nzakorera Imana imvura igwa, nzayikorera nashonje. Nigeze mpigira Imana umuhigo. Ndavuga ngo nzavugira Imana nariye cyangwa ntariye. Ndavuga ngo nzavugira Imana imvura igwa cyangwa izuba riva. Alleluya. Amen. Hari impamvu yanteye guhiga uyu muhigo. Hari igihe nigeze ngira ingorane zimbera nyinshi. Ziba nyinshi ku buzima bwanjye. Hari igihe nagize ingorane zikomeye. Njyewe uyu sinarinzi ko nzigera mbyara ngaheka. Hari igihe abantu bo mu miryango bavuze ngo nzarya ibyo kurya kuko narezaga, ariko baravuga ngo sinzigera mpeka. Mfite igituma nshima Imana. Wa muvandimwe we unyumvise. Alleluya. Amina. Hanyuma nigeze mpigira Imana umuhigo, mbwira Imana ngo nundengera ukantabara, Mana nzagukorera. Ndavuga ngo nzayishima. Ibihe byiza bihari, ndavuga ngo nzakorera Imana. Ibihe byiza bitariho, ndavuga ngo nzavugira Imana. Hari impamvu yanteye guhiga uyu muhigo, iyo niyo ngubwira. Nawe ndi kukubwira ngo ujye ugira igihe cyo guhiga imihigo, ariko ugire n'igihe cyo guhigura imihigo. Alleluya. Hanyuma maze kubaka urugo, twinjiye mu kintu cyitwa urubanza rw'isambu. Mabukwe yari yaradusigiye kuko umugabo wanjye ari ikinege, yari yaragize ibintu byinshi bimurwanyiriza mu muryango. Baravuga ngo nta mwishwe ukwiriye kuba kwa nyirarume. Hanyuma kubw'izo mpamvu mpigira Imana umuhigo, ndayibwira ngo Uwiteka nutuburanira ukadutsindira ukatugirira neza, ndavuga ngo nzavuga Imana. Ni koko nza ahantu yankuye, hari ahantu hakomeye Imana yankuye. Imana yampaye ijambo impaho kwicara, Imana ihabwa icyubahiro. Ndi kubwira wowe umugore unkurikiye ngo ujye ugira umwanya wo gushima Imana. Ndi kubwira umugabo unkurikiye ngo ujye ugira umwanya wo gushima Imana, wibutsa ahantu Imana yakuvanye, wibutsa ahantu Imana yagukuye. Abantu benshi twavuye mu byaha by'uburyo butandukanye. Abantu benshi bavuye ahantu hakomeye, mu miryango itabakunda. Abantu benshi bavuye ahantu hakomeye. Niyo mpamvu dukwiriye gushimira Imana uko bwije nuko bukeye. Alleluya. Amen. Alleluya. Amen. Nsuhuje abakunzi bacu, Imana ibahereze umugisha. Mujya mugura amayinite, mujya mugura amayinite mukabasha gukurikirana ibiganiro dushyiraho. Nukuri Yesu abahereze umugisha. Natinze rero,
reka twinjire mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, ibice ni 12, umurongo ni uwa 6. Reka ninginge umufatanyabikorwa turi kumwe asome. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri ndumfite ubuhamya bumeze neza kabisa, ntaryo uzaburambura cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 12:6 haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? Ijambo ry'Imana riravuze ngo kubwo kumunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Imana iravuze ngo nonaha, ntabwo ari kera. Uwiteka aravuze ngo nonaha ndahaguruka kugira ngo nshyire mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana idufashe. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana kuba tubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Nari kure tabyiringiro, namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'ijuru, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, n'amasezerano singitinya, ndungana w'Imana. Aleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Amina. Iri jambo rijya rimfasha, iri jambo rijya rinezeza, icyampa nawe rikagufasha kandi icyampa rikakunezeza. Amina. Iri jambo ry'Imana ryavuze ngo Uwiteka nonaha arahagurutse kugira ngo ashyire mu mahoro abantu bacunira ingoni. Imana ishimwe. Iri jambo ni ijambo rifasha imitima, iri jambo ni ijambo riruhura abarushye, kandi iri jambo ni ijambo rizana ubuzima kuri wowe wihebye. Ufite abantu bari kugucunira ingoni muri ibi bihe, ufite abantu bakurwanije, ufite abantu baguhagurukiye, ufite abantu bakugabyeho ibitero, ariko nkuzaniye iri jambo. Iri jambo ryavuze ngo Uwiteka arahagurutse. Arahagurutse wa mugore we, Uwiteka arahagurutse wa mukobwa we, Uwiteka arahagurutse nubwo ufite ibyakugoye. Imana wahuye n'ibintu bikurwanya, wahuye n'ibintu bigutera, wahuye n'ibintu bigutesha agaciro, wahuye n'ibintu bikugerageza mu rugendo, wahuye n'ibintu bikurwanyiriza mu kazi, wahuye n'ibintu birakurakarira, ariko nkuzaniye iri jambo. Mwene data unyumva, riravuze ngo nonaha Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Aleluya. Imana nidufashe. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Wahuye n'ibintu birakunaniza, wahuye n'ibintu birakugoye, wahuye n'ibintu mbese wahuye n'ibico, wahuye n'abantu barakunaniza, wahuye n'ibintu bikwikoreza umutwaro, wabonye ibintu bikwikoreza umusaraba, wahuye n'abantu bavuga ko utazagira aho ugera, wabonye abantu bavuga ko utazagira icyo wimarira, wabonye abantu bavuga ko utazakora ubukwe, wahuye n'ibintu biragucumuza. Mwene data unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere. Uwiteka arahagurutse. Hari igitumye ahaguruka, ahagurukijwe nuko yumvise
ibice abantu baguciriye, hari inama zakozwe rwihishwa, abantu baravuga ngo uko biri kose turamubona igihagararo ntacyo azamarira umuryango. Nkuzaniye iri jambo wa mukobwa we, nkuzaniye iri jambo. Warize uhura n'ibintu bikugeragereza mu ishuri, baravuga ngo arayize ariko ntazagira akazi, baravuga ngo nabona akazi nta kintu kazamumarira, baravuga ngo tuzamurwanya, uhura koko n'abakurwanya. Yewe wa mugabo we, wabonye abantu bakurwanya bakunaniriza mu nzira zawe zose. Yewe wa muyobozi we, hari abakurwanyirije mu murimo, hari abakurwanyirije mu itorero, baravuga ngo noneho icyo twifuza ni uko atazagira ahagera. Ni koko warabibonye nawe unkurikiye, warabibonye, wabonye ibikurwanyiriza mu gihugu, wabonye ibikurwanyiriza hanze y'igihugu, wahagurutse ujya gushaka ubuzima, ugezeyo biranga, inzira zawe zose biragucanga, wahuye n'abakurwanya, wahuye n'agahato k'abantu baguhata, baravuga ngo uko biri kose tuzamuzengereza, baravuga ngo uko turi biri kose tuzamuzengereza, tuzamuzubaza, azarinda asaza atagize icyo yimarira. Ariko niwumve ijambo muzaniye. Ijambo ryavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ni koko waranyazwe, waranyazwe mu kazi, waranyazwe mu bucuruzi, Satani yarakwibye, abantu barakwambura, abantu barakwandagaza, baguhindura nk'ibishingwe. Ariko nkuzaniye ijambo wowe unkurikiye. Bibiliya yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, wagiye unyagwa, wagira ngo ugiye gukora bakakunyaga, wagiye unyagwa, waranyazwe mu muryango, wagiye unyagwa, wabanye n'inshuti zirakunyaga, wagiye unyagwa, wanyagiwe mu itorero. Imana ivugana nawe, irakubwira ngo nzakuzamura. Waranyazwe mushumba, waranyazwe, wamuvuga butumwa we, waranyazwe. Barakugambaniye uranyagwa, ngo ntabwo wari ufite ubutunzi, uranyagwa. Baravuga ngo ubundi uri uwa kwande, uranyagwa. Baravuga ngo ubundi wizanga, waranyazwe. Nkuzaniye ijambo ryavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha niko Imana ivuze, irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Aleluya. Amina. Imana nigufashe wowe unkurikiye, waba warahuye n'ibintu bigucumuza bikakugerageza. Waranyazwe koko, waranyazwe, uhinduka umunyamubabaro, wisasira umubabaro ukiyorosa amaganya. Mu bihe byawe byo gusenga usengana amajune, mu bihe byawe byo gukorera Imana wibaza ukuntu uyikorera bikagucanga, ubuzima buranze, waranyazwe. Ariko nkuzaniye ijambo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha Imana iravuze ngo irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Waba unkurikiye uri umugabo, waba unyumvise uri umugore, waba unyumvise uri umusore, waba unyumvise uri umukobwa, ndakubwira ngo uhumure. Uhumure, Uwiteka arahagurutse nonaha. Imyaka irangiye ari myinshi ukorera Imana, imyaka irangiye ari myinshi uba mu kazi, kuko baguteje inyatsi ntacyo ugeraho. Imyaka irangiye ari myinshi uhinga ibyo wahinze bikarumba. Imyaka irangiye ari myinshi utagira ibirori mu rugo rwawe. Imyaka irangiye ari myinshi uri umukobwa uba mu rugo iwanyu utarigeze ubona umusore ugutereta. Irangiye ari myinshi, nuje kugutereta baramubwira ngo warasaze akigendera. Umva kuzaniye ijambo nonaha uyu munsi, ntabwo mvuze ejo,
simvuze ejo bundi, simvuze umwaka utaha, ndavuze ngo nonaha uyu munsi Imana irahagurutse, ihagurutse mu bibazo byawe, ije kurwanya urugamba. Urwo rugamba wahuye narwo warurwanya igihe kirekire, nonaha Uwiteka arahagurutse aje kukurwanirira, maze igihe ufite urubanza wararuburanye wagira ngo ugiye gutsinda ibintu bikanga, nonaha uyu munsi Imana irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Ndakubwira ngo ukomere, ndakubwira ngo utuze, ndakubwira ngo wizere, ugume mu masezerano, ugume n'imvugo y'Imana. Hari icyo Imana yavuganye nawe ni ukuri izagisohoza. Nonaha uyu munsi ntabwo Imana ivuze kera, ntabwo ivuze umwaka uzaza akoresha ibirori. Muri uyu mwaka Imana izaguha akazi, umushahara wawe uzagira icyo umarira umuryango, kubera ko Imana ivuganye nawe. Ndakubwira ngo ukomere, ndakubwira ngo utuze, ugire kwizera, wirinde kugwa mu byaha gusa, ugume mu mugabane, ugume mu masezerano. Ibindi Uwiteka nonaha uyu munsi arahagurutse aje kugushyira mu mahoro. Ndashoje, ariko wowe unkurikiye uvuge ngo nonaha uyu munsi Imana ihagurutse mu bibazo byanjye. Imana iduhane umugisha. Urakoze mukozi w'Imana kubwo kutugezaho ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha. Tugusabe utarakora subscribe cyangwa sabone, share, comment, like ubikore kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi tugeza ku bwoko bw'Imana. Ubwo ni kuri Betfage TV, ndetse ushobora wenda wakwifuza kuba yakuvugisha yaguhamagara kuri nimero. Nimero yanjye ya telefone 078 73 81 362. Ibaruye kuri Immaculée Nyirabizimana, iriho kuri WhatsApp. Wampamagara nkagufasha gusenga, wampamagara ufite ibibazo nakwingingira Imana, wampamagara uri mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu, ntabwo nyankuraho telefone. Isaha yariyo yose wampamagarira nakwitaba. Waba urwaye nagufasha. Mwene data ukomere ushikame, reka dusenge. Uri data wa twese mwiza, ugira neza bugacya bukira. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya, ushyirwe hejuru n'amahanga, zina ryawe ryubahwe, ngoma yawe yogere hose, bwami bw'Imana bubane n'imitima y'abantu bayikurikira, bayiba imbere, abantu bayicira bugufi, abantu bubaha Imana bakayizera, bagakora ibyo gukiranuka. Imana ijye ibashyigikira, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uduhane umugisha n'abera, tubisabye twinginga Imana mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.